n'umuhungu wanyu bita Nitangaja. Uyu munsi ngiye kugaruka nkwereka uburyo YouTube yawe yagaruka yaza muri search results, umuntu gusearchinze muri YouTube akakubona. Ikindi cya kabiri turarebera hamwe eze video yawe igiye wa uploadinze ako kanya igiye kuri YouTube umuntu ahita yibona. Ngiye kukwereka tuzurebe iyi video birarangira ubibonye uburyo bikorwa, uburyo YouTube yawe umuntu yagusearching akahita kubona, n'uburyo video zawe zagaragara kuri YouTube. Uraza winjire muri YouTube nkuko mubizi, ngiye mfite urubuga rwanjye bita Nitangaja. Reka nze ni searching turebe Nitangaja. Dore nk'ubu uyisumbana hano hejuru. By the way, nibyo ngiye kukwereka uburyo nawe umuntu azajya gusearchinga akahita kubona atiri waruha. Ninkanda hano hejuru handitse Nitangaja, turategereza. Ambo video zanjye zose dore ngizi zo nakoze ziriho foto yanjye, dore ngibi ndake kuri kubibona. Hariho nundi bita Nitangaja, dore ngaba, ariko video zanjye ningiye zibanza hejuru. Tujye kurebera hamwe ukuntu bino babikora. Dore ngiyi channel yanjye ngiyi isiza ni isiza ku mwanya hano wa mbere. Uraza ubasearchinze channel yawe ukande hano hejuru, uhita uza ukande hano, urahita uza ukande hano, kansubiremo neza. Uraza wenda kubera channel yanjye yitwa gutya ndayisearchinga, nimara kuyisearchinga nayo nkinnye video mu nyihanganire, urahita uza ukande kuri buno budomo butatu buraha ahangaha. Buno budomo buri hano ku ruhande kuri buno budomo butatu ahangaha. Numara kubukandaho turakanda kuri buno budomo butatu, duhita dukanda hano handitse search filters. Ikintu cya mbere urakora wowe, uraza usearchinge gutya uko bimeze, ndacyo kuri kubibona kuri YouTube yanjye ahangaha ahanditse search filters. Sorry bye, kano kagomba kuba kameze nk'aka kanjye akangaka. Icyo nicyo cya mbere. Kuri type kameze gutya all, upload kameze gutya anytime. Buno bwose bumeze gutya, uraza ubugire gutya buno bwose ubungubu bwose. Nurangiza numara kubugira gutya nk'ubu bwanjye, kuko ngiye iyo searching uhita umbona, uraza ubwigane gutya bumeze, uhita ukanda apply hasi. Numara gukanda apply, ikindi cya kabiri turaza kureba, turahita tuza muri YouTube yacu. Dore ngiyi ndake kuri kwireba, uhita uza ukande hano handitse ads, kano kantu k'ikaramu ugakandeho gutya. Nugakandaho barahita kwereka ngo searching your channel. Aha ngiye kukwereka niba izina ryawe by the way ngiye nitwa Nitangaja. Dore ngibi hano ngaha birahari nkuko uri kubireba. Ni Nitangaja, na hano wabireba, cunga neza. Hejuru ahangaha handitse Nitangaja hano ngaha, ndakeka mwahabonye ahangaha. Naha hejuru niryo zina rihari nkuko uri kubibona ahangaha. Bigomba kuba bihari bihura, kuko iyo bihari bidahura umuntu ntago abasha kubona YouTube yawe. Ikindi cya kabiri, ndi bugiye kwa uploadinga video kuri YouTube, reba neza yuko iri muri published ku buryo umuntu azajya gushaka akakubona. Nk'ubu ngiye ni searchinze, nakeka yuko mwabibonye hano hejuru, ndakeka mwahise mumbona hano hejuru. Video zanjye nizo zahise zinabanza imbere. Dore ngizi ziriho ni foto yanjye, dore ngizi. Icyambere. Ikindi cya kabiri uzajya ukurikiza no kureba yuko video wa uploadinze. Nyine hano umuntu wambwiye ngo video ze arazireba akazibura, nyine akazireba ku rubuga rwa YouTube akazibura, ziri published ku buryo nyine umuntu ahita ajyaho akazibona. Icyambere ukande subscribe, ufungure inzogera kuri YouTube channel, utibagirwa kugenda ukanze subscribe. Nitwa Nitangaja, ibindi twazabirebera hamwe. Ndabakunda.